Akata Sandre. Sandre Presi Sandre Sonye. Yagereza na Faringanye. Ahagaze wenyine Frida. Aragereza byoroshye cyane. Inakuwa haji. Faringanye kimwe na Sport kimwe. Bonira televiziyo gusa. Batangiye gukina televiziyo yakiri mukino. Irayisaba kwitondera. Okay, iracyari Sport Journalism Galaxy TV. Muramenye ko tubagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Murabyumva nago ijwi rimeze neza ariko quality imeze neza ntabwo byatubuza kubagezaho ubusesenguzi cyangwa se kubagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho. Nta kindi mbasaba kuri subscribe ubundi tubane mu makuru yose y'imikino azajya aba agezweho. Iyi ni Rayon Sport nko mubibona yari yakiriye ikipe ya Vision yari yakiriye umukino amwita Kadimu Ndiaye Ombolenga Fitina Hakimu Bugingo Nsayimana Mabure Amadou Diagne abitwa ba Muhire Keveruni Roger Richard abitwa ba Azizi Basane uwitwa na Faringanye ndetse na Haji Iraguha. Abo ni bamwe mu bakinnyi bari babanjemo b'ikipe ya Rayon Sport ubwo yakirwaga n'ikipe ya Vision. Iyi ni match yabaye ku munsi wo kwa gatandatu ku isaha y'isa 12 za hano mu Rwanda. Ni match yari yabanjirijwe n'amagambo menshi agiye atandukanye. Umugabo uzwi nka super manager akaba ari umuvugizi wa Vision akaba yari yakaniye cyane avuga ko agomba gutsinda Rayon Sport bimwe bikomeye cyane ndetse akayitsinda ibitego byinshi. Uyu ni umwe mu batangaje amagambo akomeye mbere y'iyi match ariko siko byaje kugenda kuko ikipe ya Rayon Sport yaje kuba yatsinda ikipe ya Vision ibitego byinshi cyane, itsinda ibitego 3-0. Rayon Sport irimo yitwara neza muri no minsi ariko kwitwara neza kwayo si ibintu bitafite aho biva ahubwo ni ibintu rwose ifite inkomoko kuko ifite bamwe mu basore barimo bagenderwaho cyane. Ku ruhembe hari uwitwa Faringanye yavuyeho, hari uwitwa Muhire Keveruni uyu ni kapiteni, hakaba n'umusimbura mwiza bamwita Adama Bagayogo uyu ni umunyamari, hakaza umusore bamwita Iraguha Haji umwe mu banyarwanda bari kwitwara neza w'umuwinga. Abangaba ni bamwe mu bari gutuma ikipe ya Rayon Sport yitwara neza. Hakaza experience witwa Ombolenga Fitina muri defense uwitwa Hakimu Bugingo ndetse na Nsayimana Mabure Azizi Basane uyu nayo ni umwe mu bakinnyi barimo bitwara neza cyane n'umuzamu Kadimu Ndiaye. Nyuma yaho abwiwe yuko ubwo azajya akora clean sheet mu mukino agomba kugiye gukana 100 mu mikino 7 ishize. Uyu muzamu Kadimu Ndiaye rwose naratsindwa igitego na kimwe dore ko mu mukino akora ibitabo cyangwa se agakora ibidakorwa n'abantu benshi kuko iyi prime rwose bamugeneye yatumye akina nk'udasanzwe uko yaramaze igihe akina. Uwitwa Faringanye uyu nguyu ni umunyasenegale. Ndakubwiza ukuri ko uyu Faringanye mu mikino 6 amaze gukina muri no champion y'u Rwanda amaze gutsinda ibitego 6. Uyu nguyu ntabwo yatangiye na Rayon Sport iyi season dore ko yatangiye match adakina ubwo yari afite ikibazo cy'imvune ariko Faringanye yaje kubagaruka arimo akina neza cyane. Uyu Faringanye rero ndakubwira yuko amaze gutsinda rwose ibitego 6 mu mikino 6 akaba arusha ikipe ya PFC ibitego imaze gutsinda muri ino season. Ibi ngibi rero nibyerekana ko uyu rutayizamu atoroshye dore ko aka kanya tuvugana ari we top scorer muri championnat ya hano mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nagihindutse uyu Faringanye rwose agomba kuzasoza championnat ari watsinda ibitego byinshi kuko akoze ibitarakozwe n'abatari bacya kuko amaze gutsinda ibitego 6 mu mikino 6 yose amaze gukina ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu ni umusore w'umunyasenegal waje ashidikanywaho, waje atemerwa n'abantu benshi dore ko championnat natangiye adahari. Bavuga ko Rayon Sport yahiye ko yaguze umukinnyi wapfubye, umukinnyi utaratangiye championnat, yaguze umukinnyi uri mu mvune, ko yaguze umukinnyi uri ku gitanda. Ariko saa hizi ngizi ababivuze bose nta n'umwe wabisubiramo dore ko ari umwe mu amaze guhesha Rayon Sport amanota menshi. Nk'ubu ngubu Faringanye yaje kubatsinda Rayon Sport ibitego, yaje kuba yatsinze ibitego 2 mu bitego 3 baje ko batsinda ikipe ya Vision. Ibi nibyerekana ko rero Faringanye ari umwe mu bakinnyi rwose bazagenderwaho mu ikipe ya Rayon Sport muri ino season. Nta kindi basaba kora subscribe, like, share na comment kuri Sport Journalism Galaxy TV. Uraba ukoze cyane maze usangize bagenzi bawe
byiza mu mikino, amakuru y'imikino aba agezweho, ubasangize abakunzi ba Rayon Sport, mukomeze kwizihirwa n'intsinzi, mumenye ko uyu munsi kwa mutsinze urugamba aribwo rugitangira, dore ko mufite umukeba ku itariki 7, ariko fari nganye we cyangwa se nka Rayon Sport yo icyo bakoze ni kimwe, berekanye ko umukeba bagomba kuzakina nawe bahagaze neza, stade bakazayikubita, dore ko iyo baza kuba bakina badahagaze neza kugira ngo bazabone abafana baza kwakira ubuzure stade, giye ko hari ibintu bigoranye, ariko aka kanya Rayon Sport imeze neza, iraryoshye. Rero stade Amahoro nta kihindutse rwose, nta kabuza bagomba kuba bayuzura, kuko ikipe yabo iryoshye, imeze neza kuruta ikindi gihe uko yari imeze. Nababwira mwese mukore subscribe kuri Sport Journalism Galaxy TV, naje mbabwire ku bakinnyi bagomba kuba babanzamo ku munsi w'ejo kuri APRFC iteguye ikipe ya Kigali. Babwire amakuru y'ingenzi arimo avugwa muri APRFC, abafana bahuye n'abayobozi bagirana ibiganiro, ni byinshi cyane birimo bivugwa. Murabizi ko ejo hari umukino, nta handi ni kuri Sport Journalism Galaxy TV, ni mu rugo rw'imikino, niho ukura amakuru yose y'imikino aba agezweho. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane.